shahara ko umuntu ayikora akazi tutisohoke asi umusura kuzana amakuru iyo twatumize iriya taxi ibintu byo kugenda njana mu mvura raba ukuntu stile ndiho honyine munjere muri iyi mvura pasi uriya mwana umva mwaje hano muvugisha Chérie. Sorry. Bite. Nese kuri hano. Tuza kuvugana. Ngoshye umutima wanjye. Pasi. Shamu mfashe. ngaho ni Nese amakuru. shawo ngira ibigongwe ntazi aho biva Maze iminsi mubona hano. Nese kuri aho wasanga ari n'agatubuzi kwicaye ngaho ese wagiye ureka. hano bose no kuba murabafasha oya jureka urabona abacamo Wagiye ugira ari mu mvura ari mu mbeho kuri kunyagirwa. Ntago ari ubwa mbere mubonye hano hantu. N'ejo nagiye mu kazi ndamubona. umusigano yishimisha nuko yabiye Yararyamye sinabyitaho nyine ndigenda sinzi nende gutekereza. we None se bite? we rutwe we Uruniro wagiye umbabarira ugatuza muri mu gukoro. ibyo bigongwe byanyu muzobibona Birata bite? bazajya babacamo Sibyo. Murugo se ni he? Ngombwira. barizwa n'ibiki cyane baguteye inda baguteye iwacu Mu majaruguru. Ngoceceka se waje ni iki se Tajera maguru. Wanje we. aguteye impanga Ngombwira ko. aguteye amaraso ashaka Nese mu mwana kuwe bari he? ndabare nese Ariko ubora agenda nacerewe nese ubora ki nare uko turaza gusubira gahunda zanyu zapfuye mfashe nare Mama na papa bari he? Mwana kandi uyu mwana amaze igihe kinini hano pasi. imisi ngaho Ngiye nacaga hano buri gihe nkamubona ngiye mu kazi. none se reka Ariko ntabwo nabyitagaho. Sheri Iminsi- wirira. iminsi myinshi usibye ko jye nabonye ejo bundi rimwe ukamucaho buri gihe aranga ntunamubaze n'amakuru She ntabwo nabyitagaho. Nese nawe wabonaga? namubonye rimwe byonyine Wirira sheri wirira sibyo? Ngoceceka basi turagufasha sibyo? Shyira umutima hamwe sibyo? Wirira sheri wirira ni ukuri kw'Imana. umva Sibyo? reka uwe mufate sibyo umujyane byibuze amamagare garafere mubwire uko bimeze naba naza kuba yahagize nimugoroba tukamusobanurira ntabwo umuntu yakwanga gufasha umuntu Sharababaje. kurabona uno mwana arababaje pe sibyo Sheri ngo n'umujyane mu rugo sibyo? barambwiye nk'abanyakigali barashaka abantu Nta kintu tukugira. umva nta kibazo sibyo Nta kibazo tukugira, ubona sibyo? kujyane mu rugo Ngwino njya kugufasha sibyo? Ureke no kunyagirwa reba uri mu mvura wanyagiwe mujyane jye ntari uransanga sibyo? mu rugo sibyo Ngoceceka. Oya tuza wirira. umva seka mbe nzamutse uransanga ari Umva nari ngiye kumugeza mu rugo mitenzi. nta kibazo Sawa. Sheri ngwino. Ngoceceka. Sibyo? Uriya hari nta kintu bibu. Sibyo? ukuntu uri kumfata nk'umukuru wawe yinjira agasanga ufashe gutya iyo byifite ese urumva ari ikibazo se cyaba gihari gikomeye
birakomeye nyine nayobewe ko mukuru wawe ari bofe wanjye mbese Numva yabifata gute? bofe wawe ariko ntabwo ari umugabo wawe si umugabo wanjye ariko wowe kubyumva siko yabifata kuko urabona je ngaha naje hafi n'ishuri ya university kuza kwiga urumva nta ibintu by'amashuri nje gukunda urumva ukuntu ukundi ukuntu yabifata uri kumva bisanzwe ntabwo burira kwiga no gukunda ntabwo burira none se gukundana bivuza kwiga bivuza kwiga kandi uko utari kubyumva kutese nyine mbese uko utari kubyumva nyine none ntubikumvisha gute kandi none urumenya ko ngukunda ndagukunda pe urankunda cyane Kigali ni nziza dore kuri ya mazu y'ibizeru ngaya ya mazu umwanzara agapfa atageze i Kigali ndakurahiye Mwiriwe Mwiriwe umeze gute meze fresh wowe umeze ute nanjye meze neza kuri gukora amasuku nijoro njye sinkunda kwicara mbona wenda hari akantu katameze neza hamwe se bakora amasuku izi sawa ntabwo bizongera rwose mumbabarire okay ahubwo nakubaza nimba ariko bitabikubangamiye nta kibazo mbaza ntarebe nimba nta kibazo cyo none se hano muhabana we n'abari ababyeyi batatu bari ababyeyi nyine muri batatu bari ababyeyi babiri nawe mwenyine oya hano ni kwa Garafrere ariko harimo mama we nyine mama we sinzi ukuntu nabivuga we harimo umugore we umugore we uriya w'imibiri yombi atari inzobe cyane n'umugore we uriya w'inzobe nawe ni murumuna w'umugore nanjye nka murumuna bivuze ngo ni umuryango w'ishize hamwe ntabwo byumva se none se wamushakaga cyane se ko numva uri kumushaka bimeze bite ntabwo mushaka nuko nyine nari mvuze ati nkubonye utambuka nubwo ati reka nkubaze nimba wenda bitabikubangamiye noneho wajya kubireba ukabona biri kukuyobora ugatesa abantu bantu babana uku nguku nta wundi muntu iki n'iki none nizere ko usobanukiwe ndasobanukiwe abantu bako mwese mbatinya udutinyira iki se ndabatinya mwese ndabubaha pe ubona dutinyitse iyo haba ari agahinja okay ngaho narebe ikomeza ukore cyo ukora ubwo ngubwo wenda urabimenya murakoze ubwo mana yanjye nawe ujya unshanga kare kamba ndaho nsekeje mba ni sawa urunera bite fresh umeze ute nawe ntazi ukonje bite mva ndaje mvugisha asa nk'ubona ukuntu hasa ubwo mana yanjye none fresh umeze ute nawe witurije wumva nanjye ndaho wiriwe ute hano kumva ari imbeho wa muntu nyinshi jyaho nanafunga imbeho wifubitse numva se kari ikintu nshaka kukubwira gera hariya kwanza nkubwire nk'umuraba icyo kintu ugiye kumbwira ubwe ngo nigire hariya ubwire muteze yo ikintu kiri seriye wese ujya ubaseriye bwarimo seriye mwana rero pasi we wiwana mu rugo ari kunyereta
no kubitwenga ikibazo rero ndikumva utari seriye rega seriye ukabitwenga nese niyo mpamvu wabaye gutya nk'uko yanyagiwe none ikintu ubuja kubwira mukuru wabwira ni ikintu coroshe ngambwira sigaye witonda wabonye sheri ngambwira nari kunereta urumva se ko nzi wowe ufunga umutwe urumva wabyemeye ngaho nyumvira nese niyo mpamvu ugize uko nguko none ariko uzi ukuntu wankuyemo umutima wewe none njyewe ubuzima bwawe bwose ndabuyobora none byitwa rero kubyemeye aho uri seriye cyangwa uri brag man ndi seriye nose urikuwemba bana ibintu byawe nta kintu kizima ngubona brag ubona ko ndi gutwenga ariko iki je nanje naratangaye n'ukuri ariko uramukunda cyane urumva noza kubikubwira ntamukunda ubu nkaba nicaye ndi kukubwira kuba nabitaye hirya ntamukunda ku mana yanjye sinaye kubyitaho ngo nze ndabikubwira ariko kubera nzi ko ufunga umutwe navuga ati reka mbanze mbwire sister ataza kunshwanira n'ibiki kuko nta n'isoni ugira mfunga umutwe none se nk'ubuze gukundana nzakwishakira si uburenganzira bwawe gukunda oya wijya kumbwira uko nguko sinumva ubyemeye nyine ngewe rega mfunga umutwe ku bintu bya nyabyo none nk'ubuze uburenganzira bwawe bwo kumukunda se wese aragukunda byibuze turi no guteretana ikibazo nuko ntari bwabikubwira kandi numvaga afite ubwoba kutari buvyemeye ariko mana ya simbujije courage nimba ubona gukunda ariko ntago nabyanga ngiye umuhungu se wemenya ko agukunda gute cyambere muri guteretana ugenda ubibona buke nakubwira iki ikibazo sasa rero ikihe zamwicaza bimubwira uyasha neza simwe mukunda umugore wiwe uzabwire pasta bimubwire si mukuru yiwe wazamubwira ku giti cyiwe nkuko nanjye ndakubwiye ku giti canje njye urabimbwiye nka mukuru wawe numbwirira umugabo wawe unyumvira pasta nawe azagenda abibwire mukuru nzamusobanurira iki nyine pasta azagenda abimubwire sa gukunda se nimba gukunda nabe proud yawe agenda abibwire mukuru ibyo sawa reka dutegereze icyo bizavamo reka dutegereze turebe Kevin ari he nari kumushakira he ndagira ngo ngire hari ibintu nshaka kumubwira ejo shirazaza rujya ubutume mu isoko Kevin mubwire si wagire ku mutima mu none umuntu yitaba mu masaha ngahe kabiri muhamagaye Karame biteze ni byiza umeze neza rese nshaka kugugira nshaka gutuma mu isoko guhaha ejo shirazaza urabyumva nshaka kugutuma ukajya kunkorera stock muri firigo harimo iki byo guteka byo guteka harimo amapavuro amapuwaro amakaroti nta nyama zirimo wagiye ndi buri munsi ntabwo urya inyama oya ahubwo uzi ubundi kumva uzi icyo kurya si kwa bofu ngaho gata nyibwirira mama inyama ntazirimo ariko nta telefone ufite ejo nzakugurira agatushe nujya kugenda uzanyibutsa cyakaza uratetesha n'amatushe marunshi intege ngaho muhiyo yawe iki uzabaza umva rata nkubwire ejo nzaguha amafaranga ubanza ugure telefone na simukadi se ufite indangamuntu uzakoresha iyo simukadi gutuma teretana umuntu yatunze telefone indira twatuboye two ngaha hepfo mu minsi ngahe turaba tumukishije wowe uri kumbwira ibiki je nta kibazo none w'ikibazo kiri he sa nawe arakureka none se imana yanjye ubu nzagushakira na simukadi ejo ndarashaka ko uzajya kumpahira umugabo ashobora kuzana nijoro uko biri kose ndamubaza n'ikintu nzamutekera uzagenda usubize ibusheri iri hariya ruguru handi uzamutse mu kayira ugatuma ukahagana hepfo hariya niho mpahira ibintu by'inyama uzanzanira inkoko nk'eshatu n'amafi ibindi ni ibintu by'imboga n'ibirayi n'ibitoki nyine nibyo najya mubwire witegure turaje gushakira agatelefone wari uri mu bikiza nari ndi gukora muri dushe
okay nari ubwo rero nyine gahunda ni suwigi akazi naragore uri mu rukundo nawe ndakugukira nyawo Hello, babe. Hello. Hey. nengo yagacu Hey. bitas Yes, sir. yego cyane Mrs. ni so Namahoro. wakira namahoro bazi ko nzi ko cyihoreye Kiraremeye. Yeah. none sinikare Yeah, meze neza ntari. umwanya n'inshuti nsinziriye ahubwo numvaga wabyoriye utambwiye hasi byagenze bite Oya? Ya nakubwiye ko ndi buze ntago ushobora kubirengaho rwose. Ngomba gukora ibishoboka byose nkaza. okay urugendo bitese Sha urugendo rwari neza usibye ko hari ikintu cyitwa imvura ku rwego rukomeye cyane. skwana nayihare nayihare Hano ngiye nayifite imvura ipfiriye ku rwego rukomeye. Nuko nyine natwaye ikote. Ahubwo se nyuze hariya hanze numva ibintu birasharagata mwakari akazu kari hariya sinzi ukuntu megerereje mpabona umwana w'umukobwa uramwe n'umukobwa yaturutse shuri sore nibagiye kukubwira uriya mwana twamusanze hanze ameze nabi tubona akeneye ubufasha ahubwo mbabarire nibagiye kubikubwira tumuzana no mu rugo mu buryo bwo kumufasha mu buhe buryo se umufasha mu buhe buryo nyine twamusanze hanze ameze nabi n'indi kumwe n'abapasi na urunera tugiye mu kazi imvura iri kugwa iri kumunyagira mva ari gutitira tuvuga ati rero katumuzane ahubwo ibintu byandirenzeho no kubikubwira numvaga nta kibazo kumufasha se sheri kubera icyo ufata umwanzuro nk'utambwiye none se ubwo uwo muntu mushyira mu rugo muramwizeye muzaturuka muzahava mwamubajije ibyangombwa bye musanga arabifite yatubwiye ko aturuka mu majyaruguru ndakeka gusa numvaga nuza nzabikubwira ntago ari ugufata umwanzuro cyangwa kugusuzugura mu rugo ya okay noneho rero umuntu nageze hano mu rugo nk'uwo nguwo mukabona ko ari umuntu wo kuba hano muzajye mugerageza mufata ibyangombwa bye mu bifotore mu bike fotokopi ndangamuntu ye ibyo byaba ari byiza ejo n'ejo bundi nta wakwizera abantu hashobora kuba ikibazo ya ako kantu nari nakibagiwe sibyo ko twabonaga ari umwana nyine ukeneye ubufasha tukamufasha kandi numvaga nawe utazabyanga nta kibazo sibyo se kamukumbuye nanjye urabyumva nyine ubwo baranukanira isoni ariko ute menya ngo nanjye rero nkukumbuye nyine tugende ikiri kumbaza ako wari umeze neza biteze umeze ute
meze neza. Harya witwa nde? Wase Kevin. Kevin. Okay, uturuka he? Mu Majyaruguru. Majyaruguru. Okay, ufite ababyeyi? Ufite indangamuntu? Oya. Kubera iki? Napfuye iriya tutanayifata. Ufite imyaka ingahe? 17. Ese 17 niba barafata indangamuntu. Uzi ko bayifata kuri 16? Ntabwo nabimenye. Nzayireba, nzajya yizana. Okay, nibihe bintu uzi gukora se? Amasuku yose yo mu rugo, koza ibyombo, gukoropa, gutekera ababosi neza, byose ndabizi. Okay, hano mu rugo rero dukunda cyane cyane ngiye nkunda isuku. Isuku nicyo kintu cya mbere nkunda. No kuba nawe ubwawe wasa neza. Sibyo? Ndumva umupira wawe ufite odeur imeze ukuntu uze kuwuhindura. Sibyo? Okay. Okay, rero navuganye na madamu yansobanuriye byose. Ubwo rero hano mu rugo uri umwana nk'abandi, sibyo? Cyambere ugomba kugira imico myiza. Handi muntu tuba dufite muto biri hano sibyo wowe. Sibyo icyo uzajya ukenera cyose uzajya uvuga, madamu azajya bigufashamo. Ngiye nkunze kuba ntahari ariko ikintu cyose ukeneye ukimubaza. Murakoze cyane rwose, Imana ibamere umugisha mwinshi. Ukiri isuku cyane ariko. Sibyo? Yego. Okay. Narebe ejo nzaza mbyikorere pe. Sawa narebe uko ndi bwongeye muvugisha. Urebe pasari. Sinzi mbona sohoka agiye kuvugana n'umuntu. Ariko aragarutse. Yamaze kwigasa? Biramureba sinzi wasanga yamahanze. Wamenya ari ndamuhamagara, usanga ari n'ikibebe. Narumwe. Kanenya bahanaki. Aha. Nera.
Sheri. Wewe habaye iki? Wakoze ibiki? Wakoze ibiki? Wakoze ibiki? Wakoze ibiki? Mbwira ikintu wakoze hano. Wabaye ibiki? Mbwira wabaye ibiki? Sobanura ibintu wabaheje. Wewe nutasobanurira nawe ndakwica. Sobanura vuba. Urasobanurira neza. Sobanurira. Reka mubwire uko wabikora gutya? Kubera iki wahemuka gutya? Ibi ntabwo wakagombye kubikora gutya. Ibi ntabwo wakagombye kubikorera abantu, ni inzira karengane. Njye nakoze ibishoboka byose. Aho nari naramusize, nkora buri kimwe cyose nza kumushaka, ndamuhiga. Nabajije n'abaturanyi bose nsanga yarimutse ntawe uhari. Nimero yari yarampaye ngerageza kuzihamagara ndamubura. Aba bose barabizi. Ntako ntagize ngo byibuze ngerageze ndebe ko mubona. Ndamubura.
ukoze amakosa akomeye cyane ukoze amakosa akomeye cyane kwica abantu b'inzirakarengane nk'abo ngabo nta kintu na kimwe bigeze bagukorera nta kintu na kimwe bigeze bagutwara ibi byose bitewe nawe iyo utaza kudusiga noneho mama wanjye mbere y'uko ugenda wamugize akamuga umukuramo ijisho wamuhemuwe n'undi munsi ntuzigere ayo maraso y'aba bantu imana izayakubaze watuburiye mu mudugudu iwacu baratuzi kwa Margarita twari turi abakene ntitwaryaga twari tubayeho nabi cyane nagiye kuva amajyaruguru nsinahana amaguru njye kuguhiga haramfite agapapuro nagendeyeho nagenze ino ntazi no kwicara kw'ibya binyabiziga by'amapine ariko uranze wowe kubera ikibi byose wemeye ko biba kubera ikibi byose wemeye ko biba urabikoze wisha abantu b'inzirakarengane byose nabitewe nawe nta kintu na kimwe sigaranye abavandimwe murumuna wanjye umugore wanjye isururu sigaranye iki neneho nanjye nyica sindi umuntu wo kubaho noneho aba bose bagiye ntabwo ndi umuntu wo gusigara